Raporo yatanzwe n'ibiro bikuru by'abahamya ba Yehova mu rwego rw'isi yose byakoraga i Brooklyn muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1971 yavuze ko muri Werurwe 1970 aribwo ababwiriza b'abahamya ba Yehova ba mbere binjiye mu Rwanda baturutse mu gihugu cya Tanzania. Iyo raporo ivuga ko batangiye umurimo wabo wo kubwiriza no kwigisha mu mujyi wa Kigali. Igitabo kivuga amateka y'umurimo wabo mu Rwanda tugiye kwifashisha muri iyi nkuru kivuga ko ababwiriza bari baturutse muri Tanzania bashimishwe no kubwiriza abanyarwanda kubera ko barangwaga n'urugwiro, kandi ku ikubitiro batangiye kwigisha abantu 10 baje kwiyongera bavamo ibihumbi byinshi bivugwa muri raporo zabo mu Rwanda muri iki gihe. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kugaruka ku mateka y'abahamya ba Yehova kuva bagera mu Rwanda mu 1970. Niba uri mushya kuri muyoboro wa YouTube channel ndakwinginze kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo nihajyeho ikindi kiganiro kigiye gitakikugeraho mu buryo bwihuse. Ukore like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa utubaze ikibazo ko kenshi tujya dutegura ibiganiro byacu tugamije gusubiza ibibazo by'abakunzi bacu. Rwose nguhaye ikaze. Nkuko nari maze kubivuga, ababwiriza b'abahamya ba Yehova ba mbere binjiye mu Rwanda baturutse muri Tanzania mu mwaka wa 1970. Abo babwiriza batari bazi Ikinyarwanda neza, babwirizaga mu Giswahili, kandi byaraboroheye kubwiriza abantu bavugaga Igiswahili babaga mu Rwanda baturutse muri Tanzania, Kenya, Kongo n'ahandi. Iyo raporo ivuga ko byageze muri Gashyantare 1971 mu Rwanda hari ababwiriza bane batanga raporo y'ibikorwa byabo. Hagati aho umunyarwanda w'umuhamya wakoreraga mu cyahoze ari Zaire, Gaspard, yaje kureka akazi gakomeye yari afite maze yorora indege we n'umuryango we baza gufasha abandi banyarwanda bake bari bamaze kuyoboka iryo dini ryari rishya mu matwi y'abanyarwanda. Yavuze ko yigumwe promotion yari yahawe n'umukoresha we yo kujya guhugurwa mu Budage, maze afata icyemezo cyo kuza mu buzima bugoye mu Rwanda kugira ngo umuriro wari wakongejwe mu Rwanda utazazima. Kubera ko ababwiriza bavuye muri Tanzania bakoreshaga Igiswahili bafatwaga nk'abaje kwigisha abanyarwanda Igiswahili, ibintu byarahindutse ubwo umubare w'ababwiriza bakoresha Ikinyarwanda wagendaga wiyongera. Gaspard niwe watangije ibyo guhindura ibitabo by'abahamya ba Yehova mu Kinyarwanda, kuko yahise ahindura agatabo ubutumwa bwiza bw'ubwami k'amapaji 32 kasohotse mu mwaka wa 1976. Byashimishije abanyarwanda cyane kuko muri iyo myaka kubona ibitabo bicapye mu Kinyarwanda byari bigoye. Muri uwo mwaka mu Rwanda hari abahamya 11 gusa, kandi abenshi ntibari abanyarwanda. Mu mwaka wa 1976 Justin wari utuye Save mu bwatsi umwami Musinga yari yarahaye abamisiyonari b'abagatolika bakahubaka misiyoni yabo ya mbere mu mwaka wa 1900, yarabatijwe kandi akabwiriza abantu bo muri ako gace. Avuga ko nubwo abantu bari bafitiye amatsiko iby'abahamya bigishaga, abayobozi b'amadini bo bangaga abahamya kandi bakabuza abayoboke babo kubatega amatwi no kutemera ibitabo byabo. Undi muhamya witwa Ferdinand wabatijwe mu mwaka wa 1975 avuga ko ikoraniro bakoreye mu rugo rw'umwe muhamya bari batuye i Kigali hateranye abantu 34 mu mwaka wa 1976. Tugarutse inyuma gato mu mwaka wa 1969 abamisiyonari bane bize mu ishuri rya Bibiliya rya Galiad basabwe kuza gukorera mu Rwanda. Ikibabaje nuko bimwe vize yo kuza mu Rwanda bahitamo kwerekeza muri Kongo. Muri iyo myaka nta bitabo byo mu Kinyarwanda byabonekaga, ariko mu mwaka wa 1978 umunara w'umurinzi watangiye gusohoka mu Kinyarwanda rimwe mu kwezi. Niyo ngira avuga ko igihe yabatizwaga mu mwaka wa 1978 abayobozi b'amadini bagize ubwoba babonye ukuntu abantu benshi bagaragazaga ko bifuza kuba abahamya ba Yehova. Abantu barugwa mu magana bazaga mu makoraniro y'abahamya. Mu nkuru ye avuga ko iyo babaga babwiriza babaga bameze nk'amarumbo y'inzige. Inshuro nyinshi ababwiriza bagera kuri 20 bavaga mu mujyi wa Kigali rwagati bakagenda babwiriza bakagera i Kanombe ku birometero bigera ku 9. Isaa sita bararuhukaga, hanyuma bagakora urundi rugendo rw'ibirometero 7 babwiriza bakagera i Masaka, nimugoroba bagatega bisi bagasubira i Kigali. Andi matsinda y'ababwiriza nayo yabigenzaga atyo mu tundi duce tw'igihugu. Uwahuraga nabo babwiriza mu muhanda Rwandex yigira mu mujyi yashoboraga kugaruka akabasanga i Remera bakibwiriza akagira ngo nabandi, bigatuma atekereza ko abahamya ari benshi gutyo. Byarashoboka ko yakongera kubabona nimugoroba bataha cyangwa kaza kubasanga mu gace atuyemo ntamenye ko ari babandi bari bahuye mu gitondo. Ibitangaje rero ko abantu baratekerezaga ko abahamya ba Yehova barurwa mu bihumbi. Ibyo byatumye ababanga barushaho gukwirakwiza ibinyoma ku byerekeye abahamya kandi barushaho kubarakarira cyane. Ayo makuru y'ibihuha ariko ari mu rwango rwinshi yageraga ku bayobozi ba leta, kandi byatumye igihe abahamya bajyaga gusaba ubuzima gatozi babwimwa. Mu Kuboza mu mwaka wa 1978 abahamya bagera kuri 37 bakoze urugendo rw'ibirometero 1200 bajya i Nairobi muri Kenya mu ikoraniro. Ariko kubera imvururu za politike zari muri Uganda bafatiwe ku mupaka uhuza Uganda na Kenya babashinza ko ari abatasi, maze bajyanwa Kampala guhatwa ibibazo n'uwari perezida wa Uganda Idi Amin. Mu mateka yabo yoroheje ariko arimo gushira amanga, kwiyemeza n'ubutwari, baboniho uburyo bwo kubwiriza perezida wa Uganda, maze asanze ibyo baregwa nta shingiro bifite ategeka ko barekurwa bagakomeza urugendo rwabo. Bidatinze mu Rwanda umubare w'abazaga mu materaniro y'Itorero ry'i Kigali wariyongera urenga abantu 200. Mu mizo ya mbere abayobozi b'amadini babonaga ko ntacyo bavuze kubera ko bari bake cyane, ariko bamaze kuba benshi hari bamwe babareze ko bateje akaga igihugu.
Muri icyo gihe Arkiyepiskopi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda witwaga Nsengiyumva Vincent yabaye umwe mu bagize komite nyobozi y'ishyaka ryari ku butegetsi MRND. Kubera ko abategetsi b'u Rwanda bangaga abahamya cyane kandi noneho umuyobozi ukomeye w'idini akaba yarabarizwaga mu buyobozi bwo hejuru mu ishyaka ryari ku butegetsi, ibintu byarushaho kuba bibi kandi bari bakeneye ubuzima gatozi kugira ngo bakore umurimo wabo bisanzuye. Hashingiye ku Bubiligi bwari bubanye neza n'u Rwanda, Ernest Heze Umubiligi yaje kuvugana na ba minisitiri bireba ngo basabe ubuzima gatozi ariko biranga. Mu mwaka wa 1982 bongeye kwandikira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na minisitiri w'ubutabera basaba ubuzima gatozi, nabwo bifata ubusa. Muri iyo minsi Perezida Juvenal Habyarimana wari ufite imbaraga zo kwihaniza abatavuga rumwe nawe cyangwa abo yitaga ibyitso, yumvikanye kuri radiyo y'igihugu avuga ko atazihanganira abatesha agaciro ukwemera kw'Abanyarwanda, kandi ushingiye ku makuru y'ibyariho abantu bahise bumva ko ari gukubita ku munwa ibikorwa by'abahamya bava mu gihugu yarayoboje inkoni y'icyuma. Nyuma y'igihe gito abahamya hafi ya bose bisanze muri gereza hirya no hino mu gihugu, kandi n'abari bashyize umukono kuri za nyandiko zisaba ubuzima gatozi barafashwe barafungwa. Muri icyo gihe Minisitiri w'Ubutabera yandikiye abaperefe bose mu Rwanda basaba gufunga abahamya ba Yehova kandi bagatangaza ko baciwe mu gihugu. Muri icyo gihe cy'ibitotezo babandi bari barashyize umukono ku nyandiko isaba ubuzima gatozi mu mwaka wa 1983 baraburanishijwe, urukiko rubarega ko ari abatekamutwe kandi ko bayobya abantu. Nta nyandiko ibashinja cyangwa abagabo babashinja byagaragajwe mu rukiko, ariko nticyabujije urukiko kubakatira imyaka 2 y'igifungo. Igihe Perezida Juvenal Habyarimana atangaga imbabazi rusange ku mfungwa, abicanyi ruharwa, abajura n'abandi baregwaga ibyaha bikomeye barafunguwe, maze abahamya b'inzirakarengane ntibafungurwa. Ibisambo, abanyarugomo n'abandi bafunzwe bazira ibyaha bibangamiye abaturage bararekuwe. Icyakora kuri abo bahamya gufungirwa muri gereza babifashe nk'ifasi nshya bahawe yo kubwirizamo, kuko umwe mu bacungaga gereza yibajije impamvu abahamya bafatwa gutyo, maze bituma yemera kwiga Bibiliya aza kwibera umuhamya wa Yehova. Bidateye kabiri undi Mubiligi witwa Paulus wari uri mu Rwanda kubera impamvu z'akazi akaba yari umuhamya wa Yehova, yasubiye kureba minisitiri ngo amusobanurire iby'abahamya atanarangiza kuvuga ikimugenza. Minisitiri yamuciye mu ijambo aramubwira ati, Bwana Paulus, ibyo wambwiye birahagije, indege y'ubutaha ijya i Buruseli ntizagusige, wirukanwe mu gihugu. Ibi byumvikanisha urwango n'urwikiye ko leta ya Juvenal Habyarimana yari ifitiye abahamya ba Yehova. Hagati y'umwaka wa 1980 kugeza umwaka wa 1990 abahamya hafi ya bose bari mu Rwanda bari bafunzwe, kandi n'utari yakageze muri gereza yahoraga yiteguye. Baziraga iki? Kubera ko abahamya bataririmbaga indirimbo zo gukunda igihugu by'agakabyo, ntibambara umudari wa Perezida Habyarimana, kandi ntibagura ikarita y'ishyaka. Abantu batekerezaga bibeshya ko abahamya bava barwanya leta kandi ko bashaka kuyihirika. Mu Kwakira mu mwaka wa 1990 ingabo za FPR zateye u Rwanda muri gahunda yo kubohoza igihugu, maze abahamya barushaho gutotezwa no gufatwa nabi n'abategetsi kubera gukeka ko bari bihishe inyuma y'umugambi wari barateye igihugu. Raporo zigaragaza ko iyo bafungaga umugabo bamutwaranaga n'umugore n'abana, kandi mu mategeko gufunga umuryango n'inzirakarengane z'abana ntibyari bisobanutse. Muri iyo myaka kwinjiza ibitabo byabo mu gihugu byari bigoye, ariko hari umuhamya umwe wari uri muri Uganda wabyinjizaga mu Rwanda mu mayira akoresheje ipikipiki ye. Undi muhamya wari umushoferi w'ikamyo yavanaga ibicuruzwa muri Kenya, iyo yagarukaga mu Rwanda yazanaga ibitabo yahishaga mu isanduku yari ku ikamyo yatwaraga, kandi iyo sanduku yashobora kujyamo amakarito 6 y'ibitabo. Hagati aho gufunga abahamya byarakomeje cyane ku buryo mu mwaka wa 1945 muri gereza ya Kigali gusa hari hafungiye abahamya 140. Byatumye abahamya bo mu bihugu byinshi bandikira Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana bamagana ako karengane, kandi radiyo y'igihugu yatangaje ko buri munsi yabonaga amabara abarirwa mu magana. Ibyo byagize ingaruka nziza kubera ko mwaka wakurikiyeho abahamya bava bafunguwe n'iteka rya Perezida. Bakimara gufungurwa bateguye ikoraniro ryabo riberamo n'umubatizi i Kigali, maze yabatizwa abantu 36. Mu mwaka wa 1990 mu Rwanda hari ababwiriza batanga raporo buri gihe bagera hafi ku 1000. Cyakora mu Rwanda hari ibibazo byinshi bishingiye kuri politiki, kandi mu kwezi k'Ukwakira ingabo za FPR zateye mu majyaruguru y'u Rwanda ziturutse muri Uganda. Muri Nzeri mu mwaka wa 1991 abahamya baturutse mu mahanga n'abandi bahamya babiri bo mu Rwanda basuye ba minisiteri zari zikomeye i Kigali. Aba bahamya bavuganye na ba minisitiri ndetse bavugana na minisitiri w'ubutabera mushya, abatega amatwi kandi yumva ibibazo byabo. Abo bahamya bamushimiye intambwe nziza zari zimaze guterwa na leta, kandi bamusaba ko yakomerezaho akabaha umudendezo usesuye mu by'idini. Nyuma y'amezi make ku itariki ya 13 Mata mu mwaka wa 1992 umurimo w'abahamya ba Yehova waremewe mu rwego rw'amategeko ku nshuro ya mbere mu Rwanda. Intambara bari bamaze igihe kirekire barwana kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza mu gihe umurimo wabo wari warabuzanijwe, batotezwa kandi bafungwa, yari irangiye. Ibiro bikuru by'abahamya ba Yehova mu rwego rw'isi yose byakoraga mu mujyi wa New York ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace bita Brooklyn, byahise byohereza abamisiyonari mu Rwanda. Abamisiyonari bari baragiye boherezwa mu Rwanda bari baragiye bimwa visa zo kuza kuba mu Rwanda, ariko kubera ko abahamya bari bamaze guhabwa ubuzima gatozi ntibyari buzongere.
Henk Van Busson wabanje gukorera umurimo muri Central Africa no muri Chad hamwe na Bint Godfrey na Jenny Bint nibo misiyonari ba mbere bahawe uruhushya rwo kuba mu Rwanda. Muri uwo mwaka habaye ukwiyongera gutangaje mu bikorwa by'abahamya kuko raporo zigaragaza ko mu Rwanda hari ababwiriza 1665 kandi muri Mutarama mu mwaka w'1993 i Kigali habaye ikoraniro ryabereye muri Stade Amahoro. Icyo gihe hateranye abantu 4498 habatizwa abantu bashya 182. Bose abahamya ba Yehova bari mu bihe bishya kandi bishishikaje cyane. Muri iyo myaka nta muntu n'umwe washoboraga gutekereza ko mu kibanza cyari hakurya y'umuhanda imbere ya Stade Amahoro yaberagamo iryo koraniro ariho hari kuzubaka ibiro by'ishami mu mwaka wa 2006. Gunther Lishke Umudage undi mu misiyonari waje koherezwa mu Rwanda mu mwaka w'1993 avuga ko mu Rwanda hari ababwiriza bagera ku 1881. Mu mpera za Werurwe mu 1994 Leonard Ellis n'umugore we Nancy abamisiyonari bakoreraga muri Kenya bavuye i Nairobi baje mu rindi koraniro ryabereye i Kigali. Uwo misiyonari Leonard n'umugore we barangije ibyo bari bajemo bafashe indege yiswe ya nyuma ku kibuga cy'indege cya Kanombe kuko hakurikiyeho amezi menshi nta indi ndege itwara abagenzi ihagurukira mu kibuga cy'indege cy'i Kigali. Hagati aho abahamya bari baramaze kwiyongera kandi barimo gutereta ikibanza cyo kubakamo ibiro byabo. Gusa icyo bari barabonye bifuzaga kugura ntibacyemerewe kubera ko ambasade y'Uburusiya nayo yagishakaga. Mu buryo butunguranye mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 6 Mata mwaka w'1994 umwe mu bari gukurikirana umushinga wo gushakisha ikibanza cyo kubakamo ibiro by'ishami yaje kumenya ko ambasade y'Uburusiya yari yaretse umushinga wo kugura cya kibanza. Ibyo byari bivuze ko icyo kibanza cyashoboraga guhabwa abahamya ba Yehova, ariko bukiye bwaho kuwa kane mu gitondo tariki ya 7 Mata 1994 umunsi bagomba kujya kureba abayobozi ku mpamvu z'uwo mushinga ntibyashobotse. Niki cyabaye mu Rwanda kuva ku itariki ya 7 Mata 1994 indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana yari yarayihanuriwe hafi yiwe i Kanombe, kandi mu Rwanda hahise haba imivurungano ikomeye. Jenoside yakorewe abatutsi, intambara, impfu z'abantu, gutakaza icyizere no guhunga kw'abantu benshi bari mu gihugu byahagaritse imishinga myinshi harimo n'ibikorwa by'abahamya ba Yehova. Niba ukurikiye iki kiganiro kandi ukaba uri mushya kuri muyoboro wacu, nibutse gukora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo igice cya kabiri cy'iki kiganiro kitazagucika. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzibanda ku bikorwa by'abahamya ba Yehova kuva mu mwaka w'1994 kugeza ubu. Tuzibanda ku mateka n'imyifatire yabaranze mu gihe cya Jenoside, imyifatire yabo mu gihe cy'abacengezi, imanza baburanye mu nkiko baharanira uburenganzira bwabo, ibikorwa byabo by'iterambere n'icyo bakora kugira ngo bakomeze gukora umurimo wabo bunze ubumwe. Ndakwinginze kora subscribe kandi ufungure inzogera uhitemo all kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho. Ukore like niba ukunze ibyo dukora, jya muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo ko kenshi tujya dutegura ibiganiro byacu tugamije gusubiza ibibazo by'abakunzi bacu. Ndabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro kandi naho ubutaha.